Bibiliya iravuga ngo iki? Iravuga ngo mbese wa musozi we wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli? Inshuti yanjye, ibigukanga n'ibigutera ubwoba ntabwo bifite ubuzima ushoboye gusobanukirwa imbaraga ziri ku rurimi rwawe, ushoboye gusobanukirwa imbaraga zihishe mu kwizera. Kwizera ni iki? Igihe kimwe abatasi bagiye gutata, boherejwe ari abatasi 12 bajya gutata i Kanani mu gice cya 14 mu kubara, bajya gutata i Kanani. Ngo bahageze 10 bigarukana inkuru y'incamugongo. Ryagezeyo rireba umugi uhambaye, ryagezeyo rireba abanake n'abahivi bahambaye, rigezeyo rirareba ngo ryirebye abo bantu 10 ngo birebye ngo babona bameze nk'ubuzukira, babona baciriritse, babona nta kintu bashoboye. Ariko muri iryo tsinda ryoherejwe gutata umugi w'i Kanani havuyemo abagabo 2, Yeshuwa na Kalebu. Abagabo bari bafite undi mutima w'Imana, bari bafite umutima uzirikana iby'Imana yavuze. Ubwire ngo ntukibone nk'udashoboye. Iyo ni inzitizi ya mbere. Inzitizi ya kabiri, inzitizi ya kabiri ni icyaha gishobora kugutandukanya n'Imana. Icyaha gishobora kwica ubusabane buri hagati yawe n'Imana. Gishobora kuba inzitizi ishobora gutuma utaganirizwa, udahumekerwa. Niyo mpamvu rero mu buryo bwo kwinyagambura no kwiyaka ibyagutsikamiye ugomba kugira imbaraga ziguhesha kwizera. Kwizera ni ukumenya wakuyemo gushidikanya, ni ukumenya wakuyemo gushidikanya ku bigomba kuzaba. Oh my goodness, Yesu aravuga abagabo bishimiwe n'Imana bajya i Kanani, bakora ubushake bw'Imana, bararyoherwa. Rero icyo nshaka kukubwira kuri uyu munsi udasanzwe w'iri jambo ry'icyumweru, uvuga ngo gira kwizera gusumbya inzitizi. Umusozi ukuri imbere, ubugari bwawo ni wowe ubuzi, ni wowe uzi ko ikigeragezo cyawe kingana, ubuzima bwawe ni wowe uzi uko bungana. Ariko nje kukwinkareginga, nje kugutera umwete, nje kukubwira ngo emerera umwuka wera akongerera imbaraga zo kwizera. Emerera umwuka wera ijambo ry'Imana ryongerera ibyutsa umutima wawe wakakariye ahantu. Ijambo ry'Imana ryongerera igufashe, ryongerere kwizera kwawe, hanyuma ugira amaso areba hirya. Ndabaramukije mwese bakundwa bene data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mwaramutse neza kandi mumeze neza mu mwami. Nizere ko mutekanye, muri amahoro mwese abankurikiranye. Imana ibahe umugisha. Nibyo mbasengera iteka ryose, uko mbyutse uko bwije ndabasengera kugira ngo Imana ikomeze kubarinda aho muri hatandukanye ku isi hose. Uyu ni wa mwanya mwiza w'igitondo cyiza, w'umunsi mwiza w'umugisha Imana iduhaye kugira ngo twongere tuze tuganire namwe ijambo ry'Imana mu buryo budasanzwe. Tuganire ijambo ry'umugisha rishobora kongera kuduhembura no kongera kudushoboza kugira ngo dushobore gusingira kwera kw'Imana, twongere gusingira imbaraga z'Imana. Imana ishimwe cyane. Kuri wowe undebeza bwa mbere, nitwa Pastor Steven. Ndagira ngo rero muri uyu mwanya unyemerere ngo ikaze dusangire ijambo ry'Imana ry'icyumweru cy'uyu munsi. Imana iguha umugisha cyane. Ndagira ngo rero dusangire ijambo rifite insanganyamatsiko igira iti gira kwizera gusumbye inzitizi. Gira kwizera gusumbye inzitizi. Kwizera ni urufatiro rw'ubuzima ku mwizerwa ari we wese. Reka dusenge twinjire muri iryo jambo. Mana yacu mu izina rya Yesu, turagushimiye kuri Imana yera kandi urakiranuka. Tugushimiye ko ukomeye, urahambaye. Umunsi nk'uyu tuguha icyubahiro ko wongeye kuduha kuza kuganiriza ubwoko bwawe.
uduhaye umwanya nk'uyu kugira ngo tuvugane n'abatuye isi bose. Mwami Imana yacu, iri ni ijambo ryawe, twemerere tugiye kubumbura akanwa kacu turivuga, reka ryubake imitima y'abantu benshi bagiye kurikurikirana kandi bagiye kurisoma, bagiye kuryumva. Reka iri jambo rigira umuntu riterura aho yarari, rimutereka mu bushake bwawe kandi rimuheshe intsinzi ibonerwa muri wowe, mu izina rya Yesu, amen. Bakundwa rero, nari mbahaye umutwe w'amagambo ugira uti tugire kwizera gusumbye inzitizi kugira ngo dushobore kwakira isezerano twasezeranyijwe n'umwami wacu. Tugire kwizera gusumbya inzitizi. Reka dusome icyanditswe kiri muri Mariko, aba ariho duhagurukira. Noneho nitugirirwa amahirwe turasoma n'ibindi byanditswe bitewe n'umwanya turimo, ariko ndagira ngo duhagurukire mu cyanditswe kimwe. Nitumara kugihagurukiramo turaza kwifasha n'ibindi byanditswe. Imana iduhire cyane kandi dufashe cyane. Turagira ngo rero dusome Mariko 11 murongo wa 23. Haravuga ngo iki? Haravuga ngo ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shiguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa, yakibona. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ijambo turisubiremo. Muhirwe mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Buri muntu wese ahari yakira amavuta yo guhirwa no gutsinda izi nzitizi agenda ahura nazo mu buzima. Reka twongere dusome umurongo wa 23 mu gice cya 11. Mariko igice cya 11 umurongo wa 23. Haravuga ngo iki? Haravuga ngo ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shiguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa, yakibona. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Ijambo riratubwiye ngo umuntu ashoboye kubwira uyu musozi. Buri muntu wese umurikiranye undeba, buri muntu wese afite umusozi. Imisozi iratandukanye kandi itandukanyije n'amasura, ariko buri muntu wese afite umusozi agugurana nawe. Buri muntu wese afite umusozi ashaka kurenga kugira ngo agere ahirengereye, ashobore kwicara ashimane n'abandi Imana ko Imana ifite aho yamunyujije kandi ifite aho imugejeje. Uyu musozi twawugereranya n'ikibazo runaka. Uyu musozi twawugereranya nk'inzitizi yugarije ubuzima bwawe. Hanyuma umwami Yesu abwira abigishwa be, arababwira ngo ndababwira ukuri yuko mushoboye kugira kwizera, mukagira kwizera gushobora kuba wabwira uyu musozi ukuri imbere, uyu musozi ukawubwira, ukizera yuko ibyo uvuze udashidikanyije mu mutima wawe, uyu musozi watabwa mu nyanja. Ndagira ngo rero nze ngutere umwete mukundwa, ngutere ishyaka muri iri jambo. Ndagira ngo umuntu wese agire icyo abwira bitewe n'umusozi wawe n'isura yawo n'uko ungana. Bibiliya iravuga ngo iki? Iravuga ngo mbese wa musozi we wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli? Inshuti yanjye, ibigukanga n'ibigutera ubwoba ntabwo bifite ubuzima ushoboye gusobanukirwa imbaraga ziri ku rurimi rwawe, ushoboye gusobanukirwa imbaraga zihishe mu kwizera. Kwizera ni iki? Igihe kimwe abatasi bagiye gutata, boherejwe ari abatasi 12 bajya gutata i Kanani mu gice cya 14 mu kubara, bajya gutata i Kanani. Ngo bahageze 10 bigarukana inkuru y'incamugongo. Ryagezeyo rireba umujyi uhambaye, ryagezeyo rireba abanake n'abahivi bahambaye, rigezeyo rirareba ngo ryirebye aba bantu 10 ngo birebye ngo babona bameze nk'ubuzukira, babona baciriritse, babona nta kintu bashoboye. Ariko muri iryo tsinda ryoherejwe gutata umujyi w'i Kanani havuyemo abagabo 2, Yeshuwa na Kalebu. Abagabo bari bafite undi mutima w'Imana,
bari bafite umutima uzirikana iby'Imana yavuze, bari bafite umutima uzirikana iby'Imana biboneye n'amaso yabo. Icyambere, bari barabonye Imana ibambutse inyanja itukura, barabihamya, babona Imana babonye. Ikindi, bari barabonye Imana yabaneshereje ingabo zitandukanye, bari barabonye ibitangaza by'Imana. Rero abo bantu bazirikanye gukora kw'Imana, bazirikanye ibitangaza by'Imana yakoze mu buzima bwabo, byabahesheje kwizera gutuma bishimirwa n'Imana, byabahesheje kwizera. Bahise bavuga bati ariko Imana yacu ntibitwishimira. Abagabo twabonye yego ni barebare, abagabo twabonye yewe barakomeye, n'umujyi urakomeye, ariko niba Imana yacu itwishimira, niba Imana yacu itwishimira, bariya bagabo twebwe ahubwo twanasanze nta kibakingira bafite. Niko iryo jambo ry'Imana rivuga, riravuga ngo babonye, bagize ihishurirwa ritandukanye n'iry'abandi bagendanye. Burya abantu bashobora kugendana ariko bakagirana amahishurirwa atandukanye. Niyo mpamvu Yoshua na Kalebu byabahesheje ikuzo n'umunezero no kwishimirwa n'Imana, bituma Imana ibemerera kuzayobora ubwoko bwayo bakagera i Kanani. Ariko abantu bose batakaje kwizera. Inzitizi zababereye ubuzima, inzitizi zo kubona abanake, inzitizi zo kwibona basa n'inzukira, inzitizi zo kwitesha agaciro, inzitizi zo kwibona ko nta kintu bashoboye. Ndagira ngo mubwire ngo ntukibone nk'udashoboye. Iyo ni inzitizi ya mbere. Inzitizi ya kabiri, inzitizi ya kabiri ni icyaha gishobora kugutandukanya n'Imana. Icyaha gishobora kwica ubusabane buri hagati yawe n'Imana, gishobora kuba inzitizi ishobora gutuma utaganirizwa, udahumekerwa. Niyo mpamvu rero mu buryo bwo kwinyagambura no kwiyaka ibyagutsikamiye, ugomba kugira imbaraga ziguhesha kwizera. Kwizera ni ukumenya wakuyemo gushidikanya, ni ukumenya wakuyemo gushidikanya ku bigomba kuzaba. Oh my goodness, Yesu aravuga abagabo bishimiwe n'Imana bajya i Kanani, bakora ubushake bw'Imana, bararyoherwa. Rero icyo nshaka kukubwira kuri uyu munsi udasanzwe w'iri jambo ry'icyumweru, uvuga ngo gira kwizera gusumbya inzitizi. Umusozi ukuri imbere, ubugari bwawo ni wowe ubuzi, ni wowe uzi ko ikigeragezo cyawe kingana, ubuzima bwawe ni wowe uzi uko bungana. Ariko nje kukwinkareginga, nze kugutera umwete, nje kukubwira ngo emerera Umwuka Wera akongerera imbaraga zo kwizera. Emerera Umwuka Wera ijambo ry'Imana ryongerera ibyutse umutima wawe wakakariye ahantu. Ijambo ry'Imana ryongerera igufashe, ryongerere kwizera kwawe. Hanyuma ugira amaso areba hirya y'umusozi ukuri inyuma, umusozi ugutuye imbere. Reba hirya y'umusozi urabona ukuboko kw'Imana. Reba hirya y'umusozi urabona gutabarwa kw'Imana. Witerwa ubwoba n'umusozi ukurumbaraye imbere, ntacyo uri cyo mu maso y'Imana. Uwo musozi ntacyo uri cyo mu maso y'Imana. Kubera iki? Ubugari bw'Imana yawe n'uburebure bw'Imana yawe burakomeye kuruta umusozi ugutuye imbere. My goodness. So ubugari bw'Imana, niba uzirikana iby'Imana yakoze, niba uzirikana aho Imana yagukuye, niba uzirikana amaboko y'Imana wigize kubona ahahise ahashize, ndagira ngo mubwire ngo witerwe ubwoba n'umusozi ukurumbaraye imbere. Tangira ugire ubushake n'imbaraga zo guhagarara wemye kandi ushikamye. Utangire ubwire umusozi ukutuye imbere, ubwire kandi ubutegeke. Nta kintu kiriho Imana yaremye itahaye amatwi. Ibintu byose birebere mu ndorerwamo zo kwizera, ibintu byose birebere mu buryo bwo kwizera. Tangira ukoresha imbaraga zo kwatura. Imana we, Imana we, Imana we. Bibiliya iravuga ngo iki? Iravuga muri Ezekiyeli 37 ngo Ezekiyeli asohorwa mu mwuka
amanurwa mu kibaya, ngo igihe yarebaga mu kibaya ngo abona icyo kibaya cyuzuye amagufwa y'abapfuye, ngo arangije arumirwa cyane kuko yari menshi, ngo Mwuka Wera aramubwira ngo Uwiteka aramubwira ngo mbese Ezekiyeli we, aya magufwa yakongera akabaho? Aya magufwa yashushanyaga ubwoko bw'Imana bwari bwaranyanyagiye hirya no hino bwa Isiraheli, abari barajyanwa mu bunyagano, bari baratakaje ibyiringiro. Ariya magufwa yashushanyaga ishyanga rya Isiraheli, abantu batakaje ibyiringiro, abantu bari barumye mu buryo bwo mu mwuka, bari baratakaje kwizera, bari baratakaje ibyiringiro by'ubuzima bwo kubaho, bibonaga nk'abagiye gucirwaho iteka, bibonaga nk'abantu bibagiwe n'Imana, bibonaga nk'abatazigira birukwa n'Imana. Ariko isaha n'igihe kigeze cy'Imana, Imana ihereza Ezekiyeli, imuha ubutumwa bwo guhembura, imuha ubutumwa bw'ibyiringiro, imuha ubutumwa bwo kugira ngo atangire ahanurire ishyanga, ahanurire ubwoko, ahanure, atangire ababwira ubutumwa bw'ibyiringiro, ubutumwa bwo kongera guhemburwa bundi bushya n'ishyanga. Oh my goodness, haleluya, haleluya. So amaze guhabwa ubwo butumwa, Uwiteka aramubaza ngo mbese Ezekiyeli we, aya magufwa yakongera akabaho? Icyo nshaka kukubwira ni iki, ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo Ezekiyeli aravuga ngo Uwiteka we ni wowe ubizi. Muri uko kumenya ko Imana ibizi, nyine irabizi, ibyo utazi Uwiteka arabizi. Icyo usabwa gukora ni ugukurikiza ijambo ry'Imana, ugakora ibyo wabwiwe, ugakora ibyo wategetswe. Aho niho wahishe imbaraga zo gutera imbere kwawe, aho niho wahishe imbaraga zo guhishurirwa no kugera mu bushake bw'Imana. Turamutse dukoze ubushake bw'ibyo tutazi, turamutse dukoresheje imbaraga z'ibyo twagize byo, tugakoresha imbaraga z'ururimi, tugatangira tugategeka imisozi ituye imbere, ndagira ngo nkubwire ngo ushobora kuwutegeka ugutuye imbere. Ejo bundi Imana biravuga ngo iki? Iravuga ngo ndi Imana yimura imisozi ikagenda itabimenye. Ndi Imana yimura imisozi. Imana wategetse mu butwari, muri autorite wahawe, umusozi wakuva imbere, umusozi w'ubugumba wakuvaho, umusozi w'ubushomeri wakuvaho, umusozi wo gukorwa n'isoni wakuvaho, bivuye mu mbaraga zo kwinyurugushura, ukagira ibintu wiyambura, ugaharanira kurema uwo ushaka kuba we, ugaharanira kwatura icyo ushaka kugeraho. Imbaraga zikurimo zategeka umusozi ukakuva imbere binyuze mu kwizera gusumba umusozi. Binyuze mu kwizera gusumba umusozi, wategeka umusozi wawe ukakuva imbere kandi ukaguhereza inzira, ukagera ahantu ugomba kwicara ugashima Imana. Imana ishimwe cyane. Rero Abaheburayo haratubwira ngo iki? Yeshuwa na Kalebu bageze i Kanani biheshejwe no kwizera. Abaheburayo 11 mwatubwira ko kwizera ni ukumenya udashidikanya wakuyemo. Kwizera ni ukumenya ibyiringirwa wakuyemo gushidikanya kubizaba. So rero ni ibintu, ni umumare woroheje cyane. Kwizera ni ukumenya wabanje gukuramo gushidikanya, hanyuma noneho nushidikanye ko umusozi utakuva imbere, nushidikanye ko ubugumba butarangira, nushidikanye ko utashaka nk'abandi, nushidikanye ko utarongorwa nk'abandi, nushidikanye ko ubugingo bw'iteka utabusezeranyijwe. Ibintu byose bipfira mu gushidikanya. Ariko nuramuka iri somo ryumvishije n'iryawe, uvanemo gushidikanya, utegeke umusozi ukwimuka ukuva imbere, uvanemo gushidikanya, utegeke urwego rwawe ruremera. Ndagira ngo usengane nawe mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya, haleluya. Yesu arabwira ngo mugize kwizera mwabwira imisozi igatabwa mu nyanja. Gira ibintu utegeka bitabwe mu nyanja, gira ibintu utegeka, utegeka inzira zawe zifunguke, gira ibintu wemera utegeke biremera, binyuze mu kwisobanukirwa no kwizera Imana isumba imisozi. No kwizera Imana iyakoze ibyahahise n'ibikuri imbere irabishoboye. Kandi nkwizeje neza, uramutse iri jambo nguhaye ukarishira mu bikorwa, uyu mwaka warangira watangiye gushima Imana, utangiye gukora practice yo kubikora, amashimwe yaboneka kuri wowe. Gira kwizera gusumba inzitizi. Imana iguha umugisha. Reka dusengane. Vukama ugire kwizera, niwongere kwigaya, niwongere kwisuzugura, niwongere kwibonamo nk'umuntu utazagira icyo avamo, ahubwo irebe nk'umuntu ushoboye,
ushingiye ku byahashize Imana yakoze, ugire kwizera gusumba uwo musozi ugutuye imbere. Utangire uwubwire, ufite amatwi urumva nubwo utabibona mu buryo bw'umubiri, ariko umusozi ufite amatwi urumva, utegeka utabwe uguhe inzira, ubundi wambuke ujya aho Imana iguhamagarira kugera. Mana yanjye, nsengeye uyu mupapa, nsengeye uyu musore, nsengeye uyu mukobwa, nsengeye abantu mu ngeri zitandukanye, ndabasengeye mu izina rya Yesu. Reka bahure n'imbaraga zawe binyuze muri iri jambo. Reka ukuze kwizera kwabo, reka ubahesha amaso mu buryo bwo mu mwuka, bagire kwizera kureba inyuma y'imisozi ibatuye imbere, barebe ibyiringiro no gutabara. Reka bagire kwizera kubereka wowe, reka bagire kwizera kubahuza nawe, reka bagire kwizera gusumba ubugari bw'amagufwa menshi abari imbere. Reka ubaheshe ubushobozi bwo gutangira guhanurira ibigaragara nk'ubuzima bwapfuye, maze muri bo ububyutse butangire buze muri bo, bagira imbaraga zo kurenga ibyo babonaga bidashoboka, bagira ubushobozi bwo gutsinda ibyo babona batashoboraga gutsinda. Mu izina rya Yesu n'Umwana n'Umwuka Wera, abankurikiranye mukaza kuvuga muri komenti muti amen. Imana ibahe umugisha cyane, turaza kongera. Shalom.